ese amavuta agura angahe? Ese mubaze ufite ikihe kibazo? Ara hepfo tuza wikanze urakebaguza urakebaguza. Hari umuntu ufitanye ikibazo? Ndetse uri guhiga iki? Tugende. Uri guhiga iki? cyane kuri iyi minsi myinshi nari mfite cyane uri hafi kugaruka ntabwo nagukenera ndagutegereje cyane kuri pe mugero kuri pe njyewe ndagutegereje nta kibazo igihe ubundi kubera uri tutanyizera ubundi ya hanze ntabwo oye cyane kuri pe njyewe ibonye bikumbuye ntarenze urebye Teri gatoya turavuga ngo kandi ndumva ntakunze ndumva nta kantu kamfasha aya ntabwo ari cyane kuri pe njyewe nari meze neza ahubwo usibye ko nta twonye neza uretse turi busubire mu kanya nta kibazo Yamye umuntu uzongera kunkaragira mu rugo ugarutse gute sinyikubara mu nshuti zanjye kubera ko wanze kumva inama nakugira. hakura nyiyamunyiyama iki ko umugambi twawucuranye nubwo wanze kubyemera ariko umva nkubwire biri kumbaho nta gahomamunwa nagira inkuru rero nsigaye numva ubwoba aho mpagaze aho ndyamye mba numva uruhande rwanjye hari umuntu namureba nkamubura nagenda mu muhanda nahindukira umuntu nkamubura kandi numva turi kugenda uwo muntu uri kuntera ubwoba rero simuzi none se iyo murebye ntabwo mubona uwo ari we ntabwo tumubona nta n'isura murabo wapi ibyo naketse ribe ntabwo nakubujije kwicura mwana w'umuziranenge sindyama sinsinzira haba ku manywa ndaryama ku ruhande rwanjye hari umuntu nakicara ku ruhande rwanjye hari umuntu ntufite gukora none muzabigenda gute nimusanga ari umuzimu w'uriya mwana nabyifata mu nteko katazambabarira n'ibintu twamukoreye ntabwo nakugira inama ukananira wangiraga inama ungira inama ko yari yaranzengereje ubundi wowe wagira ngo mbigenze nakugira inama wanga kunyumva none umva ibibazo mumaze guhura nabyo ibisigaye rero nibyo bibi birenze ndashaka kumbwira ko hari ibindi bisigaye bibi nyuma y'ibi ngibi ubuse nabyifata mu nda ahubwo wowe tega amaboko ibyo ugiye kubona kuko byo birakomeye ntabwo amaraso y'umuntu ajya agenda ngo ahebe nabikoreraga iki we nabikoreraga iki wowe n'abakobwa bawe mwagiye inama murayinoza neza aho mwamujyanye n'umwebwe muhazi ubwo rero mwirengera ingaruka wowe n'umuryango wawe uriya mwana uko abyasa kose nawe azahasiga bishyura ntumbwire ko nanjye azaza akanyicira umuryango nabyifata mu nti mwamubujije amahoro none nawe mwamukuye kuri iyi saha agifite ubuzima bwo kuba yakwiga nk'abandi bana akarangiza kwiga akagira ejo heza hazima ntuzi ngo yari kuzaba iki none dore ukuntu mwamwishe nimuhame rero mwirengera ingaruka gusa ikintu nongeyeho umbabarire inzira yerekeza iwanjye uyibagirwe ndetse n'igipangu cy'iwanjye ntuzongere kujya ukirebamo ntuzongere kunkandagira iwanjye ejo hatazagira umuntu uvuga ko twari dufitanye gahunda ibyo wibimbwira nzajya mpaza kuko ibyo bintu nabanje kubikubwiraho nawe tubiziranyeho azambwira ngo nzajya gufungwa njyenyine ugendeye madamu
abagore nkamwe b'abatekamitwe b'abagome ntabwo njya mvugana nabo. mwana wa ko ntakiryama ko ntakirya nsigaye numva ubwoba nsigaye numva umuntu uruhande rwanjye uhahora wowe bimeze bite kandi ubwo n'igihe mugiye kubibwira nuko maze n'iminsi nirwaye. urwaye se Ntabwo mbizi nanjye ndwaye indwara y'amayobera. wowe se ndamenya yarafashe se Nari ndi kuri fone nyine ikintu cy'ikintu kiramfata nyine ndamenya tubonye sisita ubaye iki tubonye narabibabwiye ari hehe se ari hehe ako se bite byawe ubundi ufite ikibazo umubonye yambaye ibintu by'umukara narabibabwiye ahubwo ari igiturafure kijyanye n'ibyo habaye iki bigenze bite tuza umbwire habaye hano hari haje umumama waje kudusura asanga mutari ndamubona ntabwo yapfuye kandi utwo baramushyizemo tureba barabasutse ubwo yapfuye y'umukara yewe ni umuzimu tuza ariko tuza bikoreye iki nanjye nari maze iminsi nikanga umuntu umenya ari we ariko se tuza rwose uzi tubwire neza nta muzimu ubaho mama arabeshya ntabwo ari umuzimu wabonye nta muzimu wabonye wigendera ni ukuri kw'Imana ndamubonye hariya